Fata umwana aramumanukana mu rugo. Byari mu masaa 6 maho ngaho. Ageze mu rugo hashize akanya gatoya aragaruka. Yagarukanye n'umuyobozi w'umudugudu avuga ngo namufatiye umwana ku ngufu. Umwana ari kuva amaraso menshi cyane. Inshuti zacu, inshuti z'Ihumure kandi abadukurikiye muri iki gitondo cyangwa se kuri aya manywa, kuri iki gicamunsi cyangwa se kuri uyu mugoroba, biterwa n'amasaha mufite aho muri. Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza. Nge ndikuzo Emi, tubana kenshi mu biganiro by'Ihumure. Turi mu kiganiro Ihumure. Uyu munsi rero nk'uko ubibona muri kamera, turi kumwe n'umusore mwiza ukiri muto Imana yateguye kugira ngo imunyuze mu rugendo rungana n'urwo yanyuzemo, agiye kudusangiza, hanyuma wumve imirimo y'Imana no kugira neza kwayo. Reka nkubwire wowe wamaze gukora subscribe, nkusabe umugisha by'umwihariko ku Ihumure TV. Wowe utarayikora uyikore, hanyuma wibuke kuduha igitekerezo cyawe muri comment, cyangwa se wibuke kudusangiza cyangwa se no gusangiza n'abandi imirimo y'Imana no gukora kwayo. Niyo mpamvu rero nagusaba ngo nubikora uhabwe umugisha kuko urabugize neza. Munyemere rero tuze kugaruka twakira uyu musore kugira ngo atuganize imirimo y'Imana n'urugendo rwe rw'ubuzima. Murakoze cyane. Turagushimiye uteka Imana ikomeye cyane. Tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye mwami wanjye ko waturinze mu myaka yahise. Tugushimiye ko wemeye ko uyu munsi, izi saha, uku kwezi, uyu mwaka turiwe twicaye hano imbere y'iyi kamera. Tugushimiye mwami wanjye ko mu miryango yanjye nawe uwigize abigiramo uruhare, ahubwo ni Uwiteka Imana ihoraho yabigizemo uruhare. Rero manukira kubana natwe, tuberwe n'Umwuka Wera, tugirirwe neza nawe, kandi ubutumwa bugiye gutambuka buzafashe benshi kandi buzahindure benshi. Ururukira kubana natwe, tugirire neza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina yanjye nitwa Nsekanabo Eridefos. Mvuka mu karere ka Nyagatare. Umuryango mvukamo turabana 9, nk'abandi umwana wa 7. Ariko mu by'ukuri nubwo ndi umwana wa 7, nahuye n'inzira ikomeye cyane y'ubuzima bukakaye. Ubuhamya ndagira ngo weho uri ukurikiye ubu buhamya cyangwa iyi televiziyo, bugiraho bugukura, bugire naho bugushyira. Njyewe maje guca ubwenge, nakuze mbona mukuru wanjye nari buvuga izina, yari umuntu ukunda amafiyeri, ushaka kuryoshya ariko nta bushobozi afite. Igihe kimwe agashaka ko namwibira amafaranga y'iwacu, nkayamwibira, namara kuyiba nayamushyikiriza, bamfata akaba ari njye bahana. Mu by'ukuri cyaha kikagenda kuri njyewe, nkamwitangira ibyo nkabyihanganira. Ariko icyo gihe mukuru wanjye ibyo nabiha agaciro cyangwa se ngagira ikintu yamfasha cyangwa mvuganire. Igihe kimwe ababyeyi banjye baza kunca, barambwira ngo nimve mu ishuri. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa 3 primaire, nari umwana mutoya cyane. Barambwira ngo nimve mu ishuri nzenge kuragira inka, n'ubundi nababereye ikigoryi, nababereye ikirumbo, nta kintu nzigezaho, nta n'ikintu na kimwe nzageraho. Mu by'ukuri narababaye. Banyimye uniform, banyima inkweto, banyima ibitabo, buri kimwe cyose barabinyima. Nicaye umwaka umwe, nicaye mu rugo ntari ku ishuri. Nyuma y'uwo mwaka naje kwicara ndatekereza, ndavuga ni nta ejo hazaza hanjye naba mfite. Mu by'ukuri hari umuturanyi nabiganirije ibyanjye byose, ama amafaranga yo kugura ibitabo. Arangije aragenda angurira uniform, angurira n'inkweto, nsubira ku ishuri. Ndagenda ndiga,
mu by'ukuri mu kwiga kwanjye ntago nari umuswa kuko sinigiraga ndenza batatu ba mbere. Nageragezaga kwitwara neza mu ishuri, ariko nabaga nize mu gitondo, nashyika mu rugo induru zikaba induru, bakanyima ibiryo ngo kereka ninjya kuragira inka. Ibyo nkabyihanganira. Mushiki wanjye nawe nari buvuga izina akajya anyibira ibiryo nkabirira inyuma y'urugo, akabima rwihishwa. Ndetse na mama wanjye, Imana ibaha umugisha aho bari hose, Imana izabamera ijuru, nta kindi nabifuriza. Nabayeho muri ubwo buzima, ngeze aho mbona ibintu byo kwiga nta herezo rizima mfite, ishuri ndarireka. Maze kurireka, headmaster w'ikigo ndetse na mwarimu wanyigishaga baza mu rugo kunshaka. Bahageze, ababyeyi barangije bagiye kuvuga, baravuga ngo narakuze, ariko icyo gihe nari mu myaka nka 12. Baravuga ngo uyu nguyu yarakuze, ngo arashaka umugore kuko kwiga ngo yarabiretse ntago agishaka kwiga. Iryo jambo ryarambabaje cyane. Icyo gihe namaze igihe kinini nk'iminsi nk'itatu narya nunzwe no kurira nibereye mu buriri. Ndababara cyane. Icyo gihe ndabyibuka byari ku munsi wa gatatu mu gitondo, haza abantu mu rugo baje gukamisha amata y'inka. Ubwo nari ndi mu buriri, nagiye kumva numva barimo baranganiraho bambwira, bavuga kuntu nabananiye, ndi ikirumbo, ndi umujura, ndi ingegera y'aho ngaho nta kintu nzigezaho. Mu by'ukuri agahinda karanyica cyane. Ariko bamajije guherekeza abo bashyitsi bari baje, bamaje gusezera barabaherekeza. Mu kubaherekeza ngiye kwikontorora byarananiye, nafashe umuti w'inka ndawunywa ndiyahura. Mu by'ukuri mu kwiyahura kwanjye numvaga inzira y'ubuzima bwanjye ari aho ngaho igarukiye. Ntago numvaga ko izi saha nakabaye nyiriho, ariko ndashima Imana ko yandinze yo karama, yo gahora ku ngoma, nkaba ngeze aha ngaha, nshima Imana. Nafashe umuti ndawunywa, majije kunywa mushiki wanjye barambonye, arahuruza. Maje kubona ko ahuruje, nahise nirukanka njya mu ishyamba ngo ibyubuze mfire cyangwa se inyamaswa zindye. Baramiga, baraza kumbona. Bamaje kumbona baramfashe baramboha, bansukira amata kugira ngo uwo muti utanyica. Ntabwo bigize banjyana kwa muganga bansukiriye amata gusa. Ngira ngo wenda ni impuhwe bangiriye, bagiye kumbera ababyeyi, nanjye mbabera umwana mu rugo nk'uko nabyifuzaga, cyangwa se bansubize ku ishuri. Ku bw'amahirwe icyo gihe sinapfuye, Imana yabanye nanjye, urwo ndarurokoka. Naho mu kurokoka kwanjye, Imana yari imfiteho umugambi. Yari izi ko igihe nk'iki ngiki nzaba nicaye imbere y'iyi kamera nanga ubuhamya bwanjye. Yari izi ko hari aho nzagera mvuga izina ryayo. Yari izi ko hari umurimo mugari uri muri njyewe nzageza ku bantu. Nabaye aho ngaho ndicara, sinabasha kujya kwiga, baranyihorera. Mbaho muri ubwo buzima, ndagenda ngeza mu myaka 17 nicaye mu rugo, nkajya ndagira inka. Nimugoroba bwakwira nacyura, nkafata umuhoro nkajya kwiba ubwatsi bwo guha inka z'imbyeyi kugira ngo zirare zirisha, mu gitondo zibone umukamo uhagije. Ariko ibyo byose nagendaga nkora, ntago ababyeyi bigize babiha agaciro cyangwa se ngo banshime nk'umwana mu rugo.
nta kintu na kimwe bigize bankorera. Naricaye mbona nta herezo ry'ubuzima bwanjye buhari, njya muri famiye yanjye ahantu bita Ryabega. Ryabega ni ahantu abantu benshi barahazi, abakunze kujya mu bice iburasirazuba cyangwa se mu Mutara barahazi. Njyayo muri famiye, njyayo mbayo, ngezeyo nari ngarutse inyuma ho gato, nari narize mu buzima bwanjye numvaga nakwiga ibintu bigendanye n'imyuga byinshi cyane, cyangwa se nkiga ibigendanye n'ubuganga. Ariko muri icyo gihe nize ibintu bigendanye n'imyuga. Ngeze aho ngaho Ryabega, marayo nk'ukwezi nicaye, ndya nywa nkakaraba nta kibazo. Ubwo nanjye urumva mu myaka 17 ubu maje guca akenge, umaje kugira kumenya icyerekezo cyangwa se kuba wahitamo ikibi n'ikiza. Nangera kubona uturaka two gukora ahantu muri saloni, nkagenda nkimenyereza ibintu bigendanye no kogosha no gusuka no gusokoza. Mbaho muri ubwo buzima. Muri famiye yanjye bageze aho barambwira ati muhungu wanjye, ubona aha hantu muri uru rugo hatahamo inka, kandi ntabwo tuba dushaka umuntu utaha isaha irenze ya saa moya. Kandi mu by'ukuri izo saha saa moya nibwo twasaga nkaho tuba dutangiye gukora, kuko abakiriya nibwo babaga babonetse. Numva ntabwo binyoroheye. Mu kutanyorohera ubwo nagiye kuba geto, mbana n'undi musore bita Prince, turabana. Ndangije nkoresha akabogisi, ndavuga ni ndashaka kugira ngo ababyeyi bakomeje kumbwira ko nta kintu nzageraho ndi imbwa yaho ndi ingegera, ndashaka kugira ngo nkore cyane ibyo ubuze bazabone ko hari icyo nagezeho. Naragiye nkoresha akabogisi, nkajya uko nashye, nabona 2 nkanagamo, ese nabona 1000 nkanagamo. Ubwo ayo kurya nariye nanakarabye nta kindi. Nawe aza kumbera umwana mubi. Narakoze bigezemo hagati, aragenda akoresha kandi kabogisi, araza agatereka aho ngaho. Urumva natahaga nyimugora nkazanganagamo, sinitse ku kabogisi kari aho ngaho. Naho yaragiye akoresha kandi amaje kugakoresha, araza agaterekaho akandi aragatwara. Rimwe ubwo nari ngiye kujya mu ruterane, uruterane rwatangiraga saa 6 rugasoza nimugoroba saa 12. Icyo gihe ninjye warucurangagamo, umucuranzi bundi mu buzima busanzwe, ariko urwo ruterane ninjye warukoragamo ncuranga. Icyo gihe mvugana na boss wanjye nawe ambera imfura, nawe yari umuntu usenga. Nani boss, nzajya nkora mu gitondo, ariko nyuma ya saa 6 ntabwo nzajya mboneka, nzajya njya mu ruterane kuko mfite akazi ko gucuranga. Boss arabinyemerera. Mu kubinyemerera naragiye ndakora, bigeze saa 6 turabara amafaranga, tumaje kubara nahana yanjye. Ngeze mu rugo ngiye kunaga muri ka kabogisi, nsanga akabogisi karahinduwe, birancanga. Ibyo sinabyitaho, ndangije ndakaraba nigera mu ruterane, ndacuranga. Igihe kigeze turataha, ngeze mu rugo mbaza wa musore tubana. Umusore arambwira ngo ntabwo yigize ahakura akabogisi, ngo akari kahari niko n'ubundi kagihari. Ariko mu by'ukuri amafaranga nari ngejejemo nari inyazi, kuko yashyikaga nko mu 67,000 maho ngaho. Umugabo yanga kubyemera, ndatuza. Mbona ubuzima bwanjye nawe n'ubundi ubuzima bukakaye buracyankurikirana. Ndihangana ndakora, nkomeza kubana nawe, mbana nawe igihe kinini cyane.
nyikora ako kazi k'igikwaferi nkorera ry'Abega. Igihe cyarageze aza gupanga kujya Kampala, arabimbwira ngo tujyane, ndamubwira ni njyewe Uganda twayibayemo nyiri umwana, ariko ntago nakongera kuyisubiramo kuko umuhamagaro wanjye uri mu Rwanda, niho nzakorera umurimo w'Imana, sinshaka kujya hanze. Arabyumva ariko biramubabaza kuba nabashije kujyana nawe, kuko nari nagerageje kumubera umwana mwiza, kuko nkurikije n'ibyo yari yankoreye ntago yaba ari undi bari no kurwana cyangwa se bikaba birebire. Hako nagerageje kumwerera imbuto, ariko nsubiyeho inyuma ho gato muri urwo ruterane ku munsi wa gatandatu turi burusozi, Reverend Rutishere Kapita yaramagurukije. Icyo gihe mu kurusoza hari abandi bacuranzi bari baturutse hano i Kigali ku cyicaro cy'Inama za Yesu, nibo bari bacuranze. Aramagurutsa ambwira ibyanjye bigendanye n'ubuhanuzi ku bantu bemera ubuhanuzi. Arambwira ati nagiye kubona nkubona mu ishusho ya Pastor Bugembe. Pastor Bugembe ni umupasiteri wa Uganda ariko ni n'umuhanzi. Arambwira ati nagiye kubona mbonuje mu ishusho ya Pastor Bugembe, hari umurimo mugari Imana igiye kuguhamagarira gukora, ndetse mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kandi ibyo byose nubigeraho uzibuke gushima Imana. Nakira igitangaza cyanjye muri iyo minsi, niha umwanya wo gusenga mugari cyane. Muri iyo minsi Imana ikajya imanuka, nkumva indirimbo inshemo gutyo gusa mwandika. Icyo gihe nafashe ikayi nandika indirimbo zari zimaje kugera muri 47. Ndavuga ni rero kubera ubushobozi bwanjye bwari bukeya, ntago byari kunshobokera kuba nakwinjira studio ngo nangire gukora indirimbo nk'abandi bose, kandi ku rundi ruhande nkabura spota y'abantu bamfasha kuba nakwinjira studio wenda ngo nanjye ninjire mu ruhando rw'abaririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ibyo rero bikambabaza cyane. Icyo gihe nyiba muri ghetto, uwo musore ajya kujya hanze, yagiye kugenda aranyiba, atwara imyenda, atwara inkweto, atwara buri kimwe cyose, ndetse n'iyo kayi nari naranditsemo indirimbo nayo yarayitwaye. Ariko hakaba harimo indirimbo ebyiri zafashaga umutima wanjye, nkazikunda cyane, arizo ndirimbo nzi neza kugeza n'ubu ngubu wambwira ngo ziririmbe niyo naba nkangutse nkaba nazikuririmbira. Kuva icyo gihe ncika intege, maje gucika intege ndavuga ni Imana, kuki ari wowe wagize icyo uvuga kuri njye, kuki wemera ko ibi bintu bimbaho? Ndagenda ndicara ndababara, sinongera no kuyiha ibintu byo kuvuga ngo ndandika indirimbo. Ndicara gusa ndavuga ni Imana, nibona ko ariyo yabivuze koko, izamo ubushobozi bwo kwandika izindi ndirimbo, kandi imaye n'ubushobozi bwo kuba nazijyana muri studio, kuko mba numva muri njye indirimbo zanjye zasakara ahantu henshi cyane, kuko harimo message ikomeye cyane, hari benshi zafasha. Ndicara ngeze aho ndagenda nsubira kwa muzehe aho ngaho nabaga, ndagenda mbabwira ibyanjye, inzira y'ubuzima bwanjye nabayemo muri ghetto. Warangije bambwira ati rero garuka mu rugo uze, nimba wumva bishoboka ibyo ubuze uzajye uhagera nka saa 2 ntukajya urenza saa 2. Ndavuga ni kubera ko hashyizeho saa 2 byo nta kibazo, nzajya nihangana nubahiriza amasaha. Ndaza ndicara mu rugo, mbere yuko njya mu kazi nkajya mbanza kujya gukama inka, nava gukama inka nkajya kuvoma, nkabona ubwitegura nkajya mu kazi. Mu by'ukuri nta ikintu gihambaye cyari gihari, kuko hari abakozi aho ngaho mu rugo, nta kintu gihambaye nakoraga. Mbaho muri ubwo buzima,
ikintu cyaje kumbaho gikomeye, yari afite umukobwa we wabyariye mu rugo, ariko ntago babanaga, yari atuye hepfo yaho ho gatoya. Uwo mumama akaba ari umuntu ushaka kugira ngo njye mwibira nk'ibintu by'ibiryo, akawunga, ese ibishyimbo, njye mbimuzanira. Ndangije ndamubwira nti mu buzima bwanjye sinigeze mbaho mu bintu byo kwiba, nubwo wenda hashize hanjye, kuko ibyari byarambayeho, ibyo nakoze nabibonyeho ingaruka mu buryo bwo gufasha mukuru wanjye, ingaruka zabyo narazibonye. Mu by'ukuri natekerezaga ahahise hanjye uburyo nafashaga mukuru wanjye mwibira amafaranga nyakura ku babyeyi banjye, nyamuzanira kugira ngo agure inkweto nziza, agure ipantaro nziza, ariko ibyo byose ntabwo yigize anshima cyangwa se avuga ati uno ni murumuna wanjye yaramfashije, ahubwo ingaruka zabyo naje kuzibona nyuma. Uwo mumama rero naramuhakaniye, ntabwo ibyo byashoboka, ajya aho anyishyiramo arandakarira. Muri uko kundakarira yacunze umunsi naruhutse, nari nasibye kujya mu kazi, niriwe mu rugo. Icyo gihe nari ndi mu rugo na muzehe ariwe papa we, azana umwana, kuko yari azi ko njye nta kazi mfite, ndi bwirirwe mu rugo nicaye gusa. Arambwira ati nsigaranira uno mwana, ndaje ngiye ku muhanda, ndaje mufate. Umwana aramusigaye, yari umwana w'umukobwa w'umwaka umwe n'igice, yari uruhinja rutoya cyane. Ndarusigarana, nsigarana n'uwo musaza n'umukozi mu rugo, turiganirira. Igihe kigeze, wa mumama araza afata umwana aramumanukana mu rugo. Byari mu masaa 6 maho ngaho. Ageze mu rugo, hashize akanya gatoya aragaruka. Yagarukanye n'umuyobozi w'umudugudu, avuga ngo namufatiye umwana ku ngufu. Umwana ari kuva amaraso menshi cyane. Mu by'ukuri baramfashe, banjyana kumfunga kuri sitasiyo ya polisi ya Karangazi, mu murenge wa Karangazi. Tugezeyo nahahuriye n'ubuzima bubi cyane bukabije. Ntago nari nzi ko gereza imeze kura, kuko n'ubwa mbere nari nyigiyemo, kuko noneho nari nyiri n'umwana mutoya. Nagiye nsangamo abantu b'abagabo bakuze cyane, ari abazira ubujura, ari abazira ibiki, ibintu byinshi cyane, ari abazira ibiyobyabwenge. Barampangayikishije, barankubita bashaka buje, kandi mu by'ukuri njye muri ako kanya nta mafaranga nari mfite. Abandi basigaye ngaho bajyanye umwana kwa muganga. Ndagenda mbaho ngaho Karangazi, namaze icyumweru cyose. Baranyimura banjyana kuri polisi ya Nyagatare mu mujyi. Ndagenda nicarayo, marayo ukwezi kose bataranjyana kuburana iby'ubuzesi, kuko nta kesi yari ihari, nta dosiye yari ihari indega. Mbega nasaga nk'umuntu uri mu gihirahiro. Naho ubwo bajyanye umwana kwa muganga, sinzi ibyavuyemo. Naho umwana we basanze ko basanze bimeze, ubwo nanjye simbizi, nari ndi muri gereza. Igihe cyo kuburana kiragera, kigeze ngiye kuburana, bama iminsi 30 y'agateganyo. Nari nyiri umwana, ndi mineri. Muri iyo minsi 30 y'agateganyo baranjyanye, banjyana muri gereza y'abana Nyagatare, aho bita Busana. Mu kugerayo kwanjye nahuriye n'abana benshi, kuko numvaga ubuzima bwanjye bugarukiye aho. Noneho ndagenda nkubitanira n'umwana bita Bimenyimana, waturukaga mu karere ka Rulindo, ariko akaba ari umwana ukunda gusenga Imana cyane.
ariko mu bigaragara byo we yarandutaga mu myaka, njye nari umwana kuri we. Mu kwinjirayo twarasuhuzanyije, arambwira ati witwa Nsekanabiri Defose. Numva ndikanze ndatangaye. Arambwira ati uzira icyaha iki n'iki. Nabani unzi hehe ko ari ubwa mbere nkubonye? Sinkuzi nanjye. Icyo gihe muri uwo mwaka cyari igihe cyo kwimura abana babajyana bo mu gihugu bose babafungira muri mineri Nyagatare, kuko niyo gereza y'abana niyo yari iriho, nimba hari izindi simbizi. Yambwiye ijambo rikomeye cyane, arambwira ngo hari icyo Imana ikurinze cyari kigiye kukubaho hano hanze, ku buryo cyari kuzatuma unahasiga ubuzima bwawe, ariko kubera ko hari Imana igukunda kandi hari icyo yagushyizemo muri wowe, kugira ngo uzayivugire mu gihe runaka utazi nanjye nazi. Iri ni ishuri ikuzanyemo kugira ngo uze wige, numara kwiga uzasohoka hanze ugenda uvuge ibitangaza no gukomera kw'Imana. Kubyakira byarangoye, arangije arambwira ati ikimenyimenyi ujemo nta Bibiliya ufite, ariko uzasohoka muri gereza ufite Bibiliya. Twarabanye muri mineri, tumaranayo umwaka, naraburana ndaho ngaho. Urumva nari ndi ku minsi 30 y'agateganyo, umwaka urashira, imyaka y'ubukure ibirageze, baba dutandukanyije gutyo. Ariko ubwo nsubiyeho inyuma ho gato ndi muri gereza y'abana, mu buryo bwo kwirinda kujya mu kajagari k'urundi rubyiruko kw'abandi bana bagenzi banjye, ninjiye mu bintu byo gusenga, kuko muri gereza habamo amatorero cyangwa se amadini. Nakoreye umurimo w'Imana muri ADPR yaho ngaho muri gereza, barankunda, nkajya njya hanze bakantuma nta n'umunyururu nako nta n'umucungagereza ungenzeho. Mu by'ukuri numvaga dosiye yanjye yumvaga nzira ubusa, ariko kubera ko byari mu mugambi w'Imana ko ngomba kuza kwigira aho ngaho muri gereza, nta kindi nari gukora, byari ukwicara nkatuza. Naricaye ndatuza nkora umurimo w'Imana, njya muri korari ndaririmba, ntangira kwiga ibintu bigendanye n'ivugabutumwa, atangira kunyigisha kwigisha ijambo ry'Imana. Imana iragenda ibana nanjye. Ubwo igihe cy'ubukure cyarageze, banjyana muri gereza y'i Rwamagana aho bita Insinda. Ubwo urumva ni nkaho nari mvuye mu mwaka umwe ngiye mu wundi mwaka, ngiye kwiga n'ubundi. Ndagenda ngeze muri gereza, ndavuga nti Imana, ko noneho twari tumaje kumenyerana nk'abana, tukaba tugiye mu bantu bakuru, ubuzima bwanjye nibugiye kurangirira aha ngaha. Mu by'ukuri naragiye ngezeyo, ku bw'amahirwe dusanga nk'abana bari bavuye mineri Nyagatare baduteguriye sare tugomba kubamo twenyine, kubera ngo habamo ibintu byo bita ubutinganyi muri gereza, mu buryo bwo kuturinda rero kugira ngo abo bantu bakora ubwo butinganyi batazatugeraho, badushyiriraho sare yo kubamo nk'abana baturutse ahantu hamwe. Turagenda tuyibamo, menyera kurya igikombe kimwe cy'ibishyimbo n'agakombe kamwe k'ibigori, ndakamenyera. Ndagenda ngezeyo, mu by'ukuri nubwo ahahise hanjye nari umucuranzi hanze, ariko umuziki wanjye wari uri hasi cyane. Nagezeyo nsanga noneho Insinda harimo ADPR ikomeye cyane mu rwego rwo hejuru, ifite ibyuma. Yaje kunkurikirana, amateraniro ashoje araza aransura. Mu kunsura kwanjye twaricaye turaganira, arampumuriza, ambwira ibi byose bikorerwa muri iyo gereza y'Insinda, angira inama y'uburyo ngomba kwitwara nk'umuntu wari unkuriye. Arambwira ati nubabazwe n'inzara ugiye guhura nayo, nubabazwe
n'imihangayiko ugiye guhura nayo, ahubwo wowe ikintu ngusabye usenga Imana kandi Imana izagutabara. Arangije arambwira ati ariko uburyo nkubonamo n'uburyo nkureba, byanga bikunda waba ufite impano y'ubucuranzi muri wowe kandi n'impano y'uburirimbyi muri wowe. Arambwira ati rero mfite abanyeshuri ndi kwigisha gucuranga, byaba ari gitari, byaba ikintu kitari gihari ni drum. Hari abanyeshuri ndi kwigisha gitari na piano. Ese ni ikihe kintu wumva wakwiga? Ndamugana se Kamari, ni ubwa mbere tubonanye ndabyumva, kandi mu by'ukuri n'ibyo ngibyo umbwiye byaba ari ukuririmba cyangwa se gucuranga, kuko ibyo ni impano yanjye. Ariko njye nta mafaranga nabona yo kuguha ngo nyigishe, kuko ubuzima burankomereye. Arambwira ati njye mfite abanyeshuri 22 ndi kwigisha bama amafaranga, weho uraza ubu wa 23 ndakwigishiriza ubuntu. Numva ni igitangaza Imana ingejejeho. Muri uko kugerayo mbana nawe mu mahoro, isaha zo kwiga, akaza kande. Urumva ntago gereza nari nyizi cyane, kuko ni gereza iri ngari cyane. Icyo gihe yabagamo abantu 9,664. Yari ngari cyane, yabagamo abantu benshi cyane, kandi noneho ndi umwana utanasobanutse cyane, wenda ngo nabasha kwiyobora nkaza no kumenya naho ndi butahe. Akajya aza akantwara tukagenda akanyigisha, mwiga piano, igihe cyagera tugataha. Twamara gutaha nimugoroba nanone akaza akantwara akanyihererana ahandi hantu akanyigisha ku ruhare rwanjye njye nawe gusa. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari binyoroheye, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye muri iyo minsi. Ndashima Imana ko yandindiye aho hantu, aho nanywaga igikoma kirimo umucanga, igikoma kitagira isukari, igikoma kitarimo amata. Mu buzima bwanjye nibwo bwa mbere nari nywe igikoma cy'amasaka kitarimo amata, kuko njye nakuriye mu buzima bwo kwinywera amata pe. Numva ni ubuzima bunkomereye cyane, butari bunyoroheye, ariko Imana yabanye nanjye, irandindira ndagira yo karama yo gahora ku ngoma. Ibana nanjye muri ubwo buzima, aranyigisha, afasha no kwinjira muri korari bitaga Imana. Mu by'ukuri narepese igihe gitoya, baranyakira muri korari. Mu kunyakira muri korari, igihe cyo kuburana kiragera, mbona barampamagaye, turagenda tugiye kuburana. Tugeze mu nzira ahantu bita Ikiramuruzi mu karere ka Gatsibo, imodoka iratoboka. Mu gutoboka naho byose byari mu mugambi w'Imana. Bahamagara indi modoka, isaha zo kugera Nyagatare ziba zarangiye, kuko twakoreraga ku masaha kugira ngo tube tugeze mu rukiko. Batanga ripoti ku rukiko, baravuga ngo imodoka yagize ikibazo, ntabwo tukibajije kujyayo. Badusubiza muri gereza Insinda. Bamaje kudusubizayo, tubaho muri ubwo buzima, turatuza, dutegereza indi randevu. Indi randevu igeze, tujyayo turaburana. Tumaje kuburana, kubera ko cyari icyaha kitoroshye cya viole, bagiye kumporopoza, bamporopoza burundu. Numva ndihebye, numva ubuzima bwanjye bugarukiye muri gereza, ntabwo nzongera kujya hanze. Mu by'ukuri ariko abantu twe twajyanye tugiye kuburana n'abantu bari baje kumva urubanza rwanjye, mu by'ukuri bambwiraga ko naburanye neza kandi Imana yabanye nanjye. Barambwira ati we shyiremo ko byanga bikunda n'ujya gusomerwa uzataha. Ariko natekereza burundu bamporopoje,
nkumva ubuzima bwanjye n'ubundi nta kindi nsigaje usibye kwibera ubuzima bwanjye bwose muri gereza. Mbaho igihe cyo gusomerwa kiragera, igihe kigeze cyo gusomerwa nabwo turagenda, tugeze kuri Muhazi haraza Gahini n'ubundi imodoka irongera iratoboka. Ndavuga ni n'ubundi nibadusubiza insinda, n'ubundi ni burundu yanjye, nta kindi kiri busubirweho. Badusubiza insinda muri gereza, turagenda turicara turatuza, imyanzuro y'urubanza barayizana, bayidusangisha kuri gereza, ariko njye ntago nari mbizi, nicaye aho ngaho. Uwanyigishaga gucuranga arangije, icyo gihe twari twakoze inama y'abacuranzi uko twigaga, arangije arambaza ngo yagiye ababaza bose ibyifuzo byabo. Nanjye angezeho ndahaguruka ndavuga ni rero njyewe umuziki wanjye uburyo nawizemo byari mu muhamagaro w'Imana. Rero uburyo nize umuziki Imana ariyo ibikoze, n'ubundi ninashyika hanze nzakomeza nkorera Imana, kuko n'ubundi iri ni ishuri naje kwiga. Rero ndamuka nize maje kumenya Imana ikama diporome y'uko majije kwiga, nzasohoka n'ubundi nkorere umurimo w'Imana hanze. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi kwa 2011 nibwo yanyicaje ahantu arambwira ngo nugera hanze uzanyibuke, nugera hanze uzibuke ko nabaye inshuti yawe. Ndavuga ntago nzakwibagirwa kuko wambaye hafi, umfasha inzira y'ubuzima bwo muri gereza, ungira inama. Mu by'ukuri yambaye hafi pe, ndabimushimira. N'ubu ahantu ari hose nimba kiriho, kuko ndabizi neza yaratashye yavuye muri gereza. Ndashima Imana ko Imana nayo yamukuye kuri burundu, bakamukatira imyaka 12 bagasanga yararengejeho imyaka 5, bakamurekura agataha. Gusa ikintu kimbabaza cyanambabaje nuko nabashije kongera guhura nawe kugeza n'ubu ngubu nkaba naramubona, ngo byibuze mushimire kuko urwego ngezeho ni we ndukesha. Nageze igihe kuri iyo tariki 9 ku itorero ADPR haje umushinga nibuka neza waje uzanye gift wa Bibiliya. Baraza bazishyira ku itorero, bamaje kuzishyira ku itorero bareba abantu bakeneye Bibiliya. Nkuko wa mukozi w'Imana nyiba mineri yavuze ngo ikimenyetso numara kubona Bibiliya, numara kubona Bibiliya nicyo kimenyetso uzahita ujya hanze utahe. Muri ku itorero hageze Bibiliya bazisapurayinga mu makorari ngo bagende barebamo abantu badafite Bibiliya kandi bafite impano y'ivugabutumwa, bazibakwizemo. Ndashima Imana ko mu bantu nanjye mu mubare w'abari bakeneye Bibiliya nanjye nabonetsemo. Rero abakurikiye iyi video, abakurikiye ubu buhamya bwanjye, nsoreje ahangaha. Ibikurikiyeho byose bizaza mu kindi gice kizakurikiraho. Mbabwire uburyo nasohotse muri gereza, mbabwire n'indi inzira ikomeye nakomejemo maje kugera hanze. Murakoze rero, ndabashimiye mwebwe mwakurikiye ino video, nshimiye n'ababashije kuma uno mwanya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha,
Imana yo mu ijuru izabagirire neza kandi izabasetse. Dusenga Imana. Turagushimye uteka Imana ikomeye cyane, tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ku bw'ubu butumwa butambutse, tugushimiye ko wabanye natwe papa. Ndakwinginze rero komeza ubane natwe tugirire neza. Abazareba ubu butumwa buzabafashe, buzabakore ku mutima wabo kandi buzabagirire neza. Rero mwami wanjye, komeza ubane nanjye, uzabane natwe ku yindi episode izakurikiraho, uzabane natwe uko uzabishimuka bikunda tukabasha kongera guhura amaso ku maso, tukongera gukora indi episode, tuzashima izina ryawe. Komeza ubane natwe rero utugirire neza, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yes, reka rero tunezererwe Imana kubw'imirimo n'ibitangaza bikomeye kandi Imana yakoreye mwene data. Mwumvisha urugendo rwe rw'ubuzima n'ibyo Imana yamukoreye byari ibintu bitoroshye, ariko ibi byose Imana yabikoze kugira ngo imutegure azavemo umugabo ukomeye. Nanjye ntegereje kumva imirimo y'Imana mu gice cya kabiri. Ni ku IHUMURE TV. Reka tubasare umugisha mwese abo twabanye, tubasabe kugira ngo mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Ibi bizadufasha kuko n'igice cya kabiri noneho uzacyumva. Imana ibahe umugisha.